ibihe byiza wowe ukomeje kubana nanjye kuri Pora Vibe. Ibihe byiza wowe wahisemo kudukurikirana umunsi ku munsi. Ibihe byiza wowe ukoze subscribe. Maximum respect kabisa. Nshimiye abantu bagera ku 100 bamaze kuvuga ati Pora ukomeje kudukoma, ukomeje kuduheza ibintu by'ubwenge, ukomeje kutwereka yuko uri mu nzira y'ukuri. Abo banijana nta kindi bakoze subscribe. Wowe uzi ko wakoze subscribe ndagushimiye cyane kandi Imana muri komeze bane nawe. Ndabasuhuje rero. Ndabasuhuje mwebwe mutuye mu burasirazuba, mwebwe mutuye mu burengerazuba, mwebwe mutuye mu majyaruguru, amajyepfo, utibagiwe umujyi wa Kigali. Ni na gatandatu abadesipara namwe. One love ku mutima. Nawundi rero ni Pora nyirubwite. Nyita rutikora n'ingoga. Unyite shenguza iminega, unyite cyogere mu nkuba, unyite babaza ababisha. Unyite Green Sea. Unyite Mapora. Uwo nguwo ni we ndiwe, amazina yanjye nayo ngayo nemera. Ayandi azaza nyine nayo nzayakira nkuko nyumvishe, numva afite impact atuma nyakira nzayakira. Turaje rero ejo hahise twashyizeho ikiganiro kitavuzweho na rumwe n'abantu yuko nakoresheje imvugo zitari nziza. Ngarutse mbasaba imbabazi bavuga ngo munyihangane mu mbabare, nanjye ndi umuntu nkuko namwe muri abantu mujya amarangamutima. Ikitabe wenda no kwikontorera imbere ya kamera cyangwa se ni ukuvuga byose n'akari murora, ariko mwihangane ubutaha buriya cyangwa se n'ubungubu turimo nzajya mbikurikirana. Hanyuma hari abantu bumva ko nabise abarezi, ntabwo aribo nabwiraga bari abantu bakomeje kutubabaza for back in days muri iki kibuga. Mwihangane, nta muntu umurikirana nshaka ko najyana ikibazo nawe. Oya nararezwe nyuma yo kurerwa, ndi intore. So rero nzi indangagaciro na kirazira. Mumbabarire nakushije, mumbabarire, kandi buriya gusaba imbabazi ntabwo ari icyaha, ahubwo icyaha ni ukwinangira ukanangira umutima. Nagaruka mbabaza ngo wagwane n'iki kirimo kujya mbere y'abasaza. Natewe mu gihuru, natangiye kugenda mvumbura ikiriyo. Abazi ko bagiye bamemukira cyangwa bambabaza batangiye kugenda bikeka, ariko nabo nibemeye kudohoka, bemeye imishyikirano, baze twunga ubumwe. Icyo nshaka nuko twunga ubumwe tugakora ibintu bya hatari. Ntabwo icyo nshaka nuko dusebanya cyangwa se tubabazanya. Byarabaye, ariko ntabwo nshaka guca mu mujyo babinyujijemo. Ayo ngoko rero most welcome neza mu Buganza, muze murebe Buganza, ibyiza by'Ubuganza. Hari umuntu amwe ngo habizuba, kana bizuba, nta hantu hatabizuba mu gihugu cy'u Rwanda. En fait munsi ubutayu bwa Sahara nta hantu hatabizuba, izuba turi burasirazuba nyine. Izuba ko bihari nta birenze, ariko hari klima nziza. Nanone ndamutse mvuze ko intara y'Iburasirazuba mu ntara nziza mu gihugu, ntago naba mbeshye. Ahandi rero nta kintu twerekeza n'ubundi ku gisata cya industry. Nge nibera mu miziki, dukora imiziki, turi muri showbiz. Ngayo nguko rero reka nongere nshisha akanyafu kuri ba bantu banjye rero, ba bandi bigize inakoreka inagono. Ejo hahise nakomeje mbarabura mbabwira ngo iki kibuga ntabwo ari ikibuga ninjiyemo aka kanya, ni ikibuga nzi kuva na kera. Nongera kurabura abantu ko n'ukuri kw'Imana mu ijuru ntago ahora gahanze. Nongera kurabura abantu ko nta cyiza kwiyemera ku bantu, kubera yuko twe turi abantu nyine. Iby'umukene akenera nibyo n'umukire akenera. Dukenera kubaho neza, kandi n'umukene aba abikeneye. N'umukene akeneye gukora akimprovinga, kandi n'umukene nawe ntagagarara gukora. So rero twese ikintu cyo kiturindiriye cyangwa tutegereje mu nda y'isi. Turakora ariko byose bikajya twinjiyeyo. So rero niyo mpamvu mbavuga ngo muri uyu munsi cyangwa se muri ibi bihe turimo, nta kiza nko gusenyera umugozi umwe. Nese ko tuba tuzapfa n'ubundi turigangarika mu biki? Nta kintu twigangarikamo rwose, n'ubundi tuba tuzapfa. Nta birenze rero ku isi, nta birenze. Ariyo mpamvu mvuga ngo icyaba cyiza nuko twafashanya, icyaba cyiza nuko twahana respect, icyaba cyiza nuko twaka-appreciatingana, tugasunikana. Ni byiza cyane kuba twajya umujyi umwe. Erega ni nazo ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda, gufashanya, kwemerana, kumvikana, gutizanya umurindi. Gutizanya umurindi kabisa. Bita wagisambo uvuye gukamisha sha. Nuko nyine nuko natwe taturi. Ubundi habariye. Ndi mu kiganiro rero. So twazamutse, tugejeje 2010 haje amatsinda menshi rwose yatwikaga, ndetse tubona ko n'ikibuga kigiye kumera neza. Yego, ariko kibaza ngo bagiye bajyahe. Nk'ubu wambwira ngo Eliane Victory waririmbye Marita
akaririmba mubwiza ukuri, akaririmba mubwira yego, yagiye he, ari he, atunzwe n'iki, katemo kubustinga. uwo ni uwa mbere. Victory, niba ari umuntu wababaje uzashakanya uzahagarare kuri interineti ubasaba imbabazi, kuko niba waragize ibihe byawe byiza ukababaza abantu, uyu munsi tutakubona ni ikibazo. Twazamutse tugeze kwa Kamishi, aratwisa aririmbye arahogoje, yemwe bahungu ari hehe? Cyane ko ari n'umunyamakuru akora kuri radio. Bagabo Adolphe rwose ndagusuhuje, ariko nawe ntabwo urimo kuboneka, ariko ari nako gitoko narimo kudukocagura uyu munsi. None mande barimo no kugenda asubiramo neza abandi, iki byose ni ikibazo gikomeye. Kiba ngo duce bugufi dufashanye, umukuru afasha umutoya, umuto nawe yubaha umukuru. Ikinyabupfa na discipline, umurava n'ubutwari n'ubupfura ya bizatugeza kuba twajya ku ruhando mpuzamahanga. Njye biranongora, Nigeria umuhanzi aramanuka agafasha underground iri hasi, ariko mu Rwanda kugira ngo uzamitingane n'uwo wita icyamamare biragoye. Nibaza ngo ese we industry yo mu Rwanda irakaze kuruta izahandi, ikibazo. Twakomeje, hari umuraperi nakundaga cyane bamwitaga Major X, rwose avuga yararapaga umwana ukavuga ati aratanga n'icyizere cyazaza. 2011 wiki kuzamuka, uyu munsi wa none ntabwo wamubona. Ariko Major ndagukanguye mwana, kanguka n'ukuri. Niba umva utarasaze mwana, garuka n'ukuri, garuka imihanda. Ari nako na Negiji nabo bakoraga. Umunsi wa none Negiji nawe nabonye yaribera umunyabiganiro, ni byiza nabyo bituma atabadi mu mutwe yumva ibintu yabivamo. Ya nuko Babri araza arabikora, acaragenda. Uyu munsi wa none yakoze amateka muri hip hop nyarwanda, ariko ntacyo byatanze ko yuko n'ubundi uruganda rusize rukirimo umwanda. Ubwo urumva tuvaye 2010, 2011, 2012, 2013 Famana dukomagura cyane biteye ubwoba. Nabone turimo kumubona, kandi nzi neza ko umuyaga urimo kugenda ugabanya mu rutoki. Ongera kuri nabonye afite channel bita Fireman Vayo. Ni Fireman Vayo, ni Vayo Music yose. Ni mwaho ngariko nawe umusaza nyine. Urugendo rw'ubuzima ni intambara, buri rugendo rusaba intambwe, buri muhigo ugasaba intego, ni intambara nyine. Nuko tugeze 2015 ku ruganda rwa rumeze. Social bari mu bihe byiza cyane, ko social we yanakoze na cyane. 2010 yari karagaga, ariko 2015 yari ameze neza, ahangana na melody, ubona ko ibintu bigiye kugenda neza. Kuri za Freemax rwose bateyanye amagambo biratinda, ivyo byose mabyibuka. Uyu munsi wa none influence bari bafite ntago bakiyifite, kwiruka nka bari bafite ntibakigufite. Bruce Melody cyo koza komeza yikaraga mu kibuga, nibyo turamubona turamushima, ariko se umunsi niko bikimeze. Harimo agenda haza amaraso mashyashya, gipfa kuba nisindiye n'ibindi, ariko ntabwo byari bikwiriye. So nyine nicyo mbabwira ngo ntagahora gahanze. Dufite aba legend babanje muri ibi bintu, kabisa, bakoze amahit for so long time, igihe kirekire. Bagiye bibwira bati twe turabyoroheje. Ntabwo ngo nari nzi ko Coga Rafiki mana we yajya gutamira muri Genesis. Mwikije bitendo yakoze yikagana na baka miliyoni ewari. Tuba tumusaza ari na potential kabisa. Tom Close Muyomba, ndibuka rwose ibihe yajyanye na Good Life, ariko sungu bari hehe. Kandi none ikintu kinatangaje, aba bavandimwe bacu bagize ibyo bihe batari babona n'ubushobozi, bamaje kubona ubushobozi birabananira. Bari he? Ntabo pe byaranze. None ngibaza ngo umupeti wimye kora bicyo gihe, uyu munsi none nawe ari mu bihe byiza, ubu yagwa korabo. None se wa mupeti we ko bakwimye kora bicyo gihe ukaba ubizi neza ko bibabaza, uyu mupeti mo kuzamuka wamuhaye korabo bitwaye, wamufashije. Imwe umuvandimwe yagize kuri story ko nigize kwa King James korabo. King James birangira nyine tu, kandi barakuranye muri zone imwe, birangira yimwimye
Peti arikaraga yikoza ku nyundo avayo pa kubita hiti kubise hiti King James ati noneho kakantu twagakora ndati waya ati nta kintu Karaba yawe yamfasha ubu se tuzahura muri ibyo ngibyo by'umwanda bizarangira bite bimeze biti dufashanye ntabwo mbarambere rero maximum respect ku bantu banje ngarutse bahereza amashyi nanone kanyabongere ku bantu 100 bakoze subscribe banyetse ko turi kumwe urukundo rwinshi mukomeze mwonge mu comment na comment muzishiye mu munyindikire ibitagenda tubyambika amapine bigende maximum respect rero one love ndabakunda cyane mukomeze mubane nanjye sinzabatengwa I love you so much